ikaze mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro kiba buri cyumweru kuri televiziyo Isibo ndetse kikanakurikirwa kuri YouTube channel yacyo. Nkuko mubizi mukirebaho musubscribinga abadukurikira n'abaje bwa mbere, tubasaba ngo ntimurebe gusa episode ahubwo mukore subscribe. Iki kiganiro rero gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo, ubuhamya bwabo, inararibonye yabo, ibintu bitandukanye byo mu buzima babamo basangizanya n'abadukurikiye kugira ngo bitwungure ubwenge, bitwungure ibitekerezo, biduhindure n'uburyo tureba ibintu n'ubuzima bwacu buhinduke. Intego no kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Nyuma yo kureba kino kiganiro tukaba tubashimiye ko mudukurikiye. Nkuko mubizi rero turi mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Nkuko twabibabwiye kandi mumaze kubibona, twabateguriye ibiganiro special cyangwa se bidasanzwe, harimo ubuhamya bw'abarokotse jenoside, harimo n'amakuru atandukanye, ibintu bitandukanye bijyanye n'iki gihe cyo kwibuka. Akaba rero ari muri urwo rwego twakiriye Kanazayire Pacifique, nk'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo atuganirize, atugezeho ubuhamya bwe. Hari byinshi turi bwunguke, cyane cyane ko turi mu gihe cyo kwibuka tuniyubaka. Karibu cyane Pacifique. Murakoze cyane. Yego. Ubuzima bwawe mbere ya jenoside bwari bumeze gute? Mu muryango mwari mutuye he? Murakoze. Ubuzima bwacu cyangwa se bwanjye muri rusange mbere ya jenoside, navuga ngo ntabwo bwari ubuzima bubi, cyane cyane ko twari tukiri kumwe n'ababyeyi bacu, turi kumwe n'abavandimwe bacu, rero turi kumwe n'abaturanyi, turi kumwe n'inshuti, duhura, tugendererana, twiga. Mu by'ukuri nta kibazo wabonaga ko gihari, ariko nubwo ibibazo byari byinshi, ariko mu by'ukuri wumvaga unezerewe kubera ko wari ukibona ababyeyi. Hanyuma rero nyuma ya jenoside cyangwa se mbere ya jenoside, urumva twari dutuye ahahoze ari mu karere ka Kanzenze. Ubu ngubu ni mu karere ka Nyamata mu Bugesera, umurenge wa Nyamata, aho mu kagari ka Kayumba, aho benshi bazi nk'Ikayumba. N'ubundi mbere ya jenoside hitwaga umurenge nyine wa Kayumba. Aho niho twari dutuye nyine mbere ya jenoside. Wari mutoya icyo gihe? Yego. Ariko hari ibintu byinshi byabaga mu gihugu muri icyo gihe. Abarokotse jenoside bose bakubwira ko hari ikintu. Ese ku myaka yawe icyo gihe hari ibyo wabonaga bituma wikanga cyangwa se wumva nta mutekano, cyangwa se nubwo utari umwana cyane cyane, ariko nk'icyo gihe hari ibyo wabonaga cyangwa wumvaga ababyeyi bavuga? Icyo gihe nubwo nari umwana, ariko nanone sinari umwana cyane, nubwo ayo mateka twayakuriyemo. Ntabwo ari ibintu bwakeye mu gitondo ngo bavuge ngo twinjiye muri jenoside. Oya, ni ibintu byatangiye turi abana batoya, cyane cyane mu mashuri. Twebwe ahantu twari dutuye muri uwo murenge wa Kayumba cyangwa se aho ngaho mu Bugesera, twari dutuye ahantu twari duturanye n'abatutsi benshi. Noneho ariko mu kujya kwiga, nize primaire hari Nyamata, hari ikibazo mu barimu batwigishaga, mu bana twiganaga, iyo baguhagurutsaga bakakubwira ngo abatutsi nimuhaguruke, abahutu nimuhaguruke, abatwa nimuhaguruke, aho ngaho niho twatangiye kugira impungenge. Noneho abana wahaguruka ukabona abana bakavugira rimwe cyangwa se bakongorerana kubera ko uhagurutse uri umututsi, wenda babaga kuko ari abana nyine, abana ntago bapfa kumenya ayo moko bitewe n'aho baba baravutse n'aho bakomoka. Hanyuma wahaguruka abana bakakureba
mwasohoka niho wagiraga ikibazo ugasanga barazavuga ngo wa mututsi we muri make akarenganire katangiye ku mashuri. Ikindi nanone papa kubera ko yari umukozi wa leta hari ibyo batabwiraga abana, ariko yakwicarana n'umubyeyi na mama ukumva hari ibyo bavuga, cyangwa se yakwicarana n'abandi bagenzi be ukumva hari uburyo barimo baganira bw'uburyo babayeho n'uburyo batekereza ko bazapfa umunsi umwe abahutu bazabica. Rero ni muri urwo rwego nyine nakubwira ngo nk'umwana uba wumva ubayeho neza, ariko mu rundi ruhande nanone ntabwo uba ufite umutekano. Birumvikana hari byinshi byabagaho icyo gihe. Jenoside irateguwe, hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragara ko hari ikintu kirimo kirategurwa, noneho jenoside iratangira. Ese mwebwe jenoside yabasanze? Jenoside nyine yansanze i Bugesera mu karere ka Nyamata, aho ngaho iwacu nyine mu murenge wa Nyamata, aho ngaho mu kagari ka Kayumba. Ubu ngubu umudugudu waho bawita Karambi. Mwarokotse mute? Ni urugendo runini cyane. Aho ngaho ni urugendo runini, urugendo rutoroshye, urugendo rukomeye, ariko mbere ya byose dushima Imana kuko yaturokoye. Kuko havuze ko hari umuntu wagizemo imbaraga ze mu by'ukuri yababeshye, cyane cyane ko twari turi n'abana. Nk'uko mubizi, Habyarimana yapfuye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Iryo joro twebwe ntabwo twahise tubimenya, ahubwo mu gitondo ku itariki ya 6 ya 7 niho twahise twumva papa avuga ngo abana mujye mugenda muve mu rugo tujye kureba aho twihisha. Ariko se mukibaza, dutangira kugira ubwoba, papa atangira guhangayika. Basaza banjye, kuko nari mfite musaza wanjye mukuru, batangira ukabona barimo bararema udutsiko, bariyegeranya, baraganira, ariko twebwe ntibatushyiremo cyane. Itariki ya 7 niho bishe abantu ba mbere i Nyamata. Mu rugo urumva hari hafi n'uwundi y'Inyamata, bari batuye hari Nyamata, harimo umugabo bita Aron. Twumva nyine papa bamubwira ngo Aron arapfuye. Urumva musaza wanjye mukuru yakurikiranaga amakuru hafi na hafi, kuko icyo gihe nta muntu noneho wari ukigenda ngo uvuge ngo urava mu rugo ugenda ujye i Nyamata. Oya, twaratinyaga twese. Bigera ku itariki 8, itariki 9, hanyuma ku itariki ya 10 nibwo igitero cya mbere twebwe aho twari dutuye cyavuye ahantu bita ku Murama. Baza nyine baje gutera iwacu. N'ahantu warahabonye iwacu, n'ahantu ubona hejuru ku musozi. Noneho baraza bageze aho hasi batangira kurwana, kuko natwe urumva bari bariyegereje, barakoze akantu ko guhura abatutsi bo kuri uwo musozi w'iwacu ndetse n'undi musozi w'ahantu bita Mwogo. Muri make abatutsi bari batuye iwacu ku Kayumba bakoze ikintu cyo kuvuga ngo reka birwaneho. Noneho abandi batutsi batuye muri iyo za Murama, Mwogo, nabo baza bahungira iwacu. Nanone abahutu bari batuye iwacu nabo bari bagiye aho hantu za Mwogo, kuko hari abahutu benshi cyane. Hanyuma batangiye kurwana, hari umuntu umwe kuri kote yacu byabaye ngombwa ko birwanaho, hanyuma babasubiza inyuma icyo gitero. Bashubije inyuma icyo gitero, buracya mu gitondo rero ku itariki ya 11 yari itariki ikomeye. Ni itariki mu buzima umuntu agera ukumva udashobora kuyibagirwa naho umuntu azarinda asaza, kuko ni itariki yari iteye ubwoba. Hamanutse igitero, ariko noneho ntabwo haje interahamwe. Haje interahamwe nyinshi, ariko noneho ziri sapoti n'abasirikare.
urumva uko twebwe twari hejuru abandi hasi muri uwo muhanda, hakurya rero aho bita ku Murama niho amabisi yanyuze. Twabaraga amabisi nk'arindwi umunani yose yaje yuzuye abasirikare. Baraza baramanuka aho bagomba kuzamukiraho n'ubundi iwacu, hanyuma abatutsi b'iwacu batangira gushaka kwirwanaho nk'uko byaraye bibaye, ariko ntabwo byari bigishobotse kubera ko hari hajemo imbunda. Ubwo rero hatangiye noneho gukora imbunda gusa, uwo barashe akikubita hasi, interahamwe zikaza zigahorahoza. Byatangiye nka 3 z'amanywa, 4. Aho niho twahise dutandukana n'ababyeyi kubera ko icyo gihe ntiwari ukivuga ngo uragumana nabo, ahubwo wirukanka gushaka aho unyura. Yewe na papa ntabwo yari akigufata kuko warwanaga ku magara yawe, yaba bato yaba bakuze. Uwo munsi hapfuye abantu benshi cyane, urumva hari abari bafite imbaraga nke, abakecuru, abasaza, kubera ko batiyatandaga ko icyo gitero kiri buze gifite imbaraga, ntabwo bari bahunze ngo bajye kure. Rero uwo munsi ku itariki ya 11 i Karambi hiciwe abantu ntashobora kubona uburyo nkugereranyiriza, bari benshi cyane. Ndabyibuka ajyaho icyo gihe naragiye njya ahantu hari munsi y'iwacu bitaga mu Kanyonza, hari ikintu cy'igifunzo twirohamo, buba burije, icyo gifunzo tukiraramo, buracya mu gitondo bobyuka batuvugiriza induru nanone, twongera gukwira imishwaro. Ni ukuvuga ngo njyewe nahise mvaho muri urwo rufunzo, ndagenda njya mu rundi rufunzo rwasaga naho ruri munsi y'iwacu. Ni ukuvuga ngo ubwo nari ntandukanye, abo nabonaga nuko abantu ba kera twe dufite kuntu tuziranye, imiryango yabaga iziranye, abo bahutu twari duturanye. Ntago impamvu nakubwiye ngo twabagaho mu buzima udashobora gusobanukirwa, niba ari umunyu bazaga kuwusaba iwacu bakawubaha, niba iwacu inka zakamwe bazaga bakabaha amata yo kunywa, niba ikintu cyose cyabaga twarabanaga, abana twarakinanaga, ntabwo wambushoboraga kubona ngo uvuge ngo hari ikindi kintu kirenze icyo ngicyo kizaba, kuko wabonaga ko mubanye amahoro. Rero ni nayo mpamvu duhunga bwa mbere twabanje kugenda dusa n'abahungana, nabo ntibari bazi hari byinshi, uretse ko bagiye bivangura nyuma yacu muri bo. Tugeze mu rufunzo rero, ubwo jyewe niho ubuzima bwanjye bwatangiriye, kuko nahabaye icyumweru cyose ntahava, mpirirwa nkaharara. Hari igihe cy'imvura nyinshi cyane, ntiwumve ngo ni urufunzo nk'uko wakwicara muri bino byatsi bikaguhisha. Wabaga wicaye mu amazi menshi, hakabaho aho utera intambwe ukagerwa ugatuza, aho agera mu mavi, aho ukarwana no kuba uyasutamyemo. Ari ukuntu njya nibaza nkavuga ngo ariko buriya kuki ubundi umuntu yagombye kuba yaraboze umubiri wose, surtout ku badamu. Ndabivuga kuko wenda imiterere yacu, burya Imana yaturemye, ukaba muri ayo mazi urarwana n'ibintu bita imisundwe. Enda abanyumva benshi bashobora kuba bayizi, ni ubukoko buba mu mazi bugufata bukakuruma bukanyunyuza amaraso, hanyuma kugira ngo uwikureho ntago bikunda, ahubwo ntushobora kukurekura, uremera ugacikamo kabiri, urawukwega mpaka ucitsemo kabiri. Nyuma niho twaje kubimenya ko ushobora kuba ufite nk'agasabune wasigaho ukakurekura. Ariko ibyo ngibyo urumva agenda abaye mu rufunzo icyumweru cyose, kuva ku itariki ya 11 urumva namaze icyumweru cyose mu mazi. Hanyuma ntago nari nzi ko hari umuntu we wacu uriho, kuko urumva uko twahunze buri wese agacukwe n'undi agacukwe,
ntabwo watekerezaga ko hari umuntu uzarokoka. Numvaga ari njye nsigaye njyenyine, nkavuga nti buriya nyine mu rugo barapfuye, hanyuma ubwo nyine njye jyenyine. Nza guhura rero n'abahungu babiri. Waje kuva mu rufunzo? Mu rufunzo, nkiri mu rufunzo nahuye n'abahungu babiri. Nabo bari barimo? Yego, ariko umwe bari abahutu, bari abakozi b'iwacu. Umwe yabaga mu baturanyi, ariko undi yari umukozi w'iwacu. Noneho duhuye barambwira ngo barikanga, bari bafite amajerekani, barambaza ngo uriho, twari tuzi ko wapfuye. Noneho mbabonye, urumva, ndikanga, ndavuga aba nibo bagiye kunyica. Kumbi bo banze guhunga ngo basange abahutu bene wabo, kuko umwe yari umushumba, undi ari umukozi wo mu rugo. Banze guhunga ngo basange bene wabo, baravuga bati oya, tuzabana namwe, kuko ubwo papa yari akiriho. Noneho barambwira ubusa inzara, baranshukurira ngo nywa amazi, ariko urumva kutarya icyumweru ba muri ibyo biziba. Barambwira papa arahari, nsanga nta n'umuntu w'iwacu urapfa. Abari barino, kuko nafite musaza wanjye wari uri Kigali, na famiye n'abakuru banjye bandi bo kwa badata wacu. Muri make nta muntu wundi nari nakamenye ngo yarapfuye. Ambwira rero ko bambwira ko papa donc na musaza wanjye w'imfura mukuru wanjye ko bagihari. Barantwara, ariko mu kuntwara nta yindi shwa nari mfite. Naravugaga n'ubundi ubu bagiye kunyica. Ndabyibuka, ndazamuka, turazamuka tuva muri urwo rufunzo, tugeze munsi yo mu rugo, hari mu masaha interahamwe zagiye, kuko urumva interahamwe zazaga mu gitondo bakirirwa bica, byagera mu masaha ya 11 bagataha. Ntago babagaho ku musozi wacu, bari bafite undi musozi aho bita za Mwogo, za Rurenge babaga. Noneho umuntu wa mbere nabonye ni papa. Ntago nyine nk'umwana, ntago nari umwana, nari umukobwa w'inkumi, ariko nabonye papa ndarira. Arambwira ngo wowe uracyarira? Arambwira ngo numva mu bantu bose njya numva mfite ikibazo cy'ubuzima uzabaho nyuma ya jenoside ntahari. Ko naramukundaga cyane papa. Arambwira ngo ceceka. Ahita avuga ngo nimushaka ahantu mukura ibijumba n'ibiki, kugira ngo banyokereze, nta bundi buryo guteka n'ibiki. Urumva turaranye na papa. Noneho ntabwo mu rugo bari barahasenye, ariko hari umuturanyi, inzu yabo yari igihari. Noneho nijoro abantu bose bakiyegeranya, tukararaho, bugacya tukabyuka tukagenda. Nta wasinziraga, ariko ntiwumve ko mwararagaho mukaryama, oya, mwabaga muvuga ngo isaha n'isaha baradutera. Mu gitondo tukongera tukabyuka. Mu by'ukuri ntabwo twabanaga, ntabwo wavuga ngo ndajyana nawe kwihisha, kuko wabaga ufite ubwoba ukavuga uti se ninjyana nawe baratwicana. Papa bakundaga kumubwira, akamubwira ko si waje tukajya kwihishana. Papa yabanje guhagarara ku nka cyane, agashaka kwihisha ahantu hafi, areba inka ariko bagenda bazitwara. Noneho akamubwira ko se wagiye uza tukajyana kwihisha? Toya ati nimujye mugenda. Natwe tukagenda. Twashobora kujya kwihisha tukicara ahantu, ariko igitero cyaza buri wese yacaga aha, n'undi agaca aha, n'undi agaca aha. Hanyuma mwabwirwaga n'iki ko abantu bapfuye, keretse uwo mwasangagaho bamwishe agaramye aho, cyangwa se mwataha mukamenya ngo kanaka ntiyaje, kanaka ntiyaje, buriya ntibamwishe. Hari n'igihe bwacyaga mu by'ukuri ugasanga ntibamwishe, ariko kubera ko ijoro ryamufatiyeho hari ahantu kure yirukanse. Reka mbabwire, twahuye n'imiruho myinshi itandukanye, kuko twagendaga ingendo utashobora kubara. Washoboraga kuva hano ukagera i Nyanza i Gahanga, uvuye hano ukirirwa wirukanka ukava i Nyanza
ukagenda i Nyamirambo ukava i Nyamirambo ukazagaruka hano hantu mwirwa mukwepana n'interahamwe abo bishe bakabica wagira amahirwe w'iryo joro rikakurenga hanyuma amanywa ukirirwa wiruka nijoro mukaruhuka gutyo cyangwa se wakumva umaze kunanirwa ibirenge nta nkweto twagiraga kuko twarirutse ibintu byose biratakara twahunze nta myenda dufite kubera ko icyo gihe cya mbere cya Rodisi batera hari ukuntu twari twafashe amavarize turirukankana bihosheje tugaruka mu rugo ariko icyo gihe bwo wabonye ko nyine nta kintu uri butware ni ukuvuga ngo umwenda twabanye kuva jenoside itangiye niwo mwenda twarangizanyije jenoside ntabwo byari byoroshye nta nkweto rero kuko twaragiye turaruha n'ibirenge biratoboka nibuka yari umukobwa umukuzine nako we yari nk'umutante yarahunze bava inaha bagera Gitarama tugiye kumubona nyuma y'igihe tuzi ko yapfuye tubonaje yafashe imivovo y'insina ariyo yambaye nk'inkweto kubera ko ibirenge byari byaratobotse rero twebwe iyo wirukaga cyane ukumva amabuye n'ibiki ibirenge bimaze kutoboka amaraso arizana icyo gihe wapfaga kujya mu rufunzo kugira ngo byibuze mu rufunzo mwaramenaga mukagenda mukicara ahantu mu rufunzo ntago ho mwirukankaga kubera ko ntiwari gushobora kwirukanka hanyuma interahamwe wagira amahirwe zikaza wowe ntizikubone zikagusiga ni ukuvuga ngo byibuze mu rufunzo wabaga uruhutse kuko wabaga wicaye ahantu hamwe twajyaga mu rufunzo saa 9 z'ijoro cyangwa byibuze waba wazindutse saa 8 saa 9 z'ijoro saa 10 ariko impamvu twazindukaga ntabwo ari ukugira ngo ugereyo kare oya kwari ukugira ngo iyo wagendaga winjira mu rufunzo wagendeshaga umugongo kugira ngo ahantu ugenda unyura ugenda usubiranya ubwatsi bwaho usubiranya ubwatsi noneho ya masaha asigaye ikime kiza kuza kize gutonda hantu be kubona ko harimo inzira kubera ko iyo babonaga inzira barayikurikiraga rero byasaba ko muzinduka mukinjira mu rufunzo noneho mukagenda musibanganya inzira yaho mwanyuze kugeza mugeze aho mugiye kwicara noneho cya kime kindi kirimo kumanuka kikaza gisibanganya ya nzira mwanyuzemo aho rero niho twumvaga tubaye nk'abafite amahoro kuko waricaraga ukumva ntuhaguruke ukajya ukumva impande zawe baguye kuri uyu ni kanaka twabuze ni kanaka barakubita ugasigara wumva umuntu ahirita iyo aba bantu baratwishe bakajya basiga kenshi barangije umuntu niwo mubabaro ufite iyo mwumva ngo abantu barahahamuka nta kindi gihahamura abantu burya nta kindi kubera ko uhorana amajwi y'abantu mu mutwe wawe niba bamwiciye hariya araguma boroga araguma ataka ya majwi rero araza abe mu matwi yawe nimutaha ntago kumuvanaho biri bukunde kuko murasanga bamucagaguye hasigaye akuka kanyuma gusa ayo mayimaje ayo majwi nibyo bituma ubona abantu benshi bigera igihe bagahahamuka rero bahiciraga abantu benshi mugatambuka avuga kanaka bamwiciye impande yanjye mwebwe mugasanga muri bazima mwagera mu rugo wakundi humuhura ukagira amahirwe ugasanga wenda hari abagihari umuntu w'iwacu rero bwa mbere bamanje kwica ni papa uwo munsi bamwica mu by'ukuri uyu munsi iyo ubitekereje niho ugira amarira ariko icyo gihe ntabwo wasangaga bamwishe ngurire kubera ko wabonaga intumbi z'abantu nyinshi abuzi abutazi twari twarabaye ibiti gusa uvugwa ngo Imana ishimwe ko ngewe nkiri muzima papa uwo munsi baramwinginga ngo tujyane kwihisha arabyanga
cyane cyane ko papa baramuhigaga cyane, ari umuntu ukeneye kubonwa kugira ngo bamwishe mu kwa kane. Bamwishe mu kwa kane. Ntabwo namenye kugereranya amatariki kuko umuntu yabaga yarahungabanye. Hanyuma icyo gihe kigeze tujya kwihisha, dutashye musaza wanjye barimo birukanka n'abandi bantu twari duturanye, babirukankana igitero kibirukankanye, niho basanze aho papa bamwiciye. Nagahinda nyine, baramubona n'abo bantu barafatanya n'undi musaza twari duturanye, hanyuma barataha barabashyingura. Cyatubabaje nuko tutigeze tubona naho basubiye nyuma ya jenoside kugira ngo bajye gushaka aho hantu, barahabura aho bamushyize. Twumva nyine papa arapfuye, birarangiye. Wakurikiyeho ni mukuru wanjye n'umwana, nabo baragenda. Nimugoroba turategereza turababura, ariko tuza kumva babyigamba kuko mukuru wanjye bajyaga bavuga nyine ngo arabanga isoni. Mukuru wawe w'umudamu? W'umudamu. Jenoside yabaye afite umwana umubebe umwe. Twumva rero bavuga ko bigamba nyine ko bamwishe, byari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ubwo sigara rero aho ngaho nari nsigaranye na musaza wanjye w'imfura, nsigaranye uwamukurikiraga yari ari i Kigali, yari amaze amezi nk'atanu avuye kwiga i Burundi. Bimwe byo kumva ati papa agiye gufata pansiyo, reka negere umuryango ngire ikintu mbafasha, bahise bamwica. Nawe yaguye i Kigali. Inyuma yanjye rero hari umuhungu, nawe twari turi kumwe aho ngaho. Hanyuma wari mutoya we ntabwo nawe yabaga mu Rwanda, yabaga kwa sogokuru i Burundi. Hanyuma tubusigara turi abo batatu, ariko nabo ntitwigeraga twihishana. Twaratahaga tugasanga turacyari kumwe. Bigeze ku itariki ya 27 z'ukwa kane, twari dufite, bari bafite akaradiyo, abantu bakuru, abagabo, bumva nyine aho inkotanyi zigeze. Bamaze kumva aho inkotanyi zigeze, basanga ngo ziri Masaka. Noneho musaza wanjye n'abandi basore batangira gupanga, n'abandi bagabo bavaga aho hantu bita za Mwogo, batangira gupanga ni gute twasanga inkotanyi Masaka. Bamwe bati biragoye, tuzagwa mu nzira, kuko inzira yagombaga kutuvana iwacu Karambi tugenda i Masaka, niyo nzira yari iri muri abo bahutu bazaga kutwica. Baraho noneho hari n'urufunzo. Bamaze kubyumvikana, mu ijoro ryo kuri 28 niho twahagurutse iwacu saa 2 z'ijoro. Turagenda twinjira mu rufunzo. Urufunzo twarugenze gute? Burya naje gusanga nyabwira Imana ngo ntabwo nayivaho, nta nubwo nayireka, kuko irahisha, irarinda, ifite inzira zayo nyinshi irindiramo abantu. Ni nk'uko wakwinjira muri kiriya gikuta mukagenda mukizunguruka, urumva mukirimo hagati. Twagendaga mu rufunzo gusa, urumva aha haragaragara, inyuma harahari, none mwe mukagenda hagati, ariko nijoro gusa. Byajya gucya mu gitondo turihisha. Ariko mukihisha mu rufunzo? Mu rufunzo. Twirirwa muri urwo rufunzo, bigeze ya masaha ya saa 2 nanone turongera turagenda. Nuvuga ngo twahagenze iminsi 2 kugira ngo tugere ahantu ku ruzi, ahantu bambukiraga Akagera ufata Masaka hejuru. Hanyuma aho hantu rero tuhageze, hari umugabo bari bizeye ko bajya kureba akatwambutsa. Bagiye kumubwira
arababwira ati ntabwo bishoboka, ahubwo avuza induru. Bibaye nijoro mu masaa 8 z'ijoro. Ubwato bagiye babuvanamo barabuhisha, nk'uko babuvana bakabujyana iyo ruguru kugira ngo abazabusanga hano be kwambuka. Twirukanka baraje dutangira kugenda twirukanka, bati nimwirukanke turapfuye. Muri make nta bundi bukiro bwari buhari. Icyari gisigaye ngo tubeho utishwe n'umuhoro ni ukwiyahura muri Nyabarongo, kuko urumva aho twari muri ntuze yabo gusa, ntabwo wagombaga kwihisha. Icyari gisigaye ni ukwiyahura muri Nyabarongo ugapfa. Tuba tuguye ku bwato, babagabo barabukuruye, na musaza wanjye w'imfura turi kumwe, n'uwo nkurikira turi kumwe, turagenda ubwato babugeza aho ngaho. Babugejeje ku ruzi, nta ngashya dufite, gusa bafite nk'ibiti, nibyo bakatubwira ngo mujye mukoresha amaboko. Kikubwira ko jenoside cyari ikintu kibi cyane. Ugasanga nk'umubyeyi arashaka kwambuka mbere y'abana be, kuko buri wese wumvaga umeze nk'ushaka gukiza amagara yawe. Niyo mpamvu nababwiye ngo nta muntu ujyanaga n'undi, niyo mwirukankaga ntuvuge ngo waramurindaga ngo mukurure akaboko. Oya, turagenda turambuka. Turu ya mbere njye nagiye mu ya kabiri, musaza wanjye kuko yaravuze ngo arambuka twese tumaze kwambuka. Twari abantu nka 20 tumaze kwambuka. Turu ya gatatu bo bagiye kwambuka, aba bagezeho. Byaraboroheye kuko bahise bafata ubundi bwato barabadukurikira, ariko uko twese tugize amahirwe tugera hakurya. Nyamvuga nti ibintu twabonye mu Nkotanyi bita ngo musururu moja, twebwe twabikoze iki gihe tutarigeze tubireba, kubera ko hari mu rufunzo rw'inzitane no mu ishyamba ry'inzitane. Twangaga ko hari uri butuvemo akatakara aho ngaho. Twagendaga buri wese afashe undi mu mugongo, turagenda twinjira muri icyo gifunzo. Musaza wawe yaguye aho? Bagize amahirwe barabacika. Okay. Noneho ariko baradukurikira. Badukurikiye twebwe turagenda kuko tutari tuhazi, twinjira mu rufunzo rutagendwa. Urufunzo rubi rurigita. Bagerageje kudukurikira birabananira. Natwe turagenda tugezemo dutangira kurigita. Aho naho sinjya mpibagirwa, kuko ni hamwe bavuga ngo aho umwana arira nyina ntiyumve. Iyo warigitaga, njyewe nkashaka kukuzamura, nanjye naramanukaga. Urumva ibiro bikuzamura, nawe yahitaga amanuka. Ugasigara rero akakurekura, ugasigara wirwariza. Urumva wamanutse wagezwaho, uracyamanuka. Ukuzamura biranga nawe aramanuka. Ubwo icyo gihe habaga ngombwa ko wirwanaho. Byasabaga ko usa n'urambura amaboko, wagira amahirwe ukumva nk'igishyitsi, ukazamuka gake gake, ukazamuka gake gake. Wagira amahirwe ukabona usa n'uvuyemo, ugasa n'urambika inda noneho ha hantu, ukongera watera intambwe mukarigita. Nako kuntu twahanyuze. Turagenda, ndabyibuka ko tuhageze ahantu dusa naho tuhashojeje 4 z'amanywa. Izuba riva, twibaza turerekera he. Umugabo umwe twari kumwe yaravuga ngo aho hantu yari ahazi, ariko urumva iyo uri aho hantu mu gifunzo hasi nta kumenya icyerekezo. Turavuga ngo twongere dutegereze nijoro se. Ntabwo nzi impamvu njya mbyibaza byatumye dufata inzira turagenda muri ayo manywa. Turazamuka hari nk'amasaa 3. Nibuka umugabo wa mbere twaguyeho yari yambaye ikote rirerire rya cache-poussière rya kake, afite n'umuhoro. Atubonye abona amasura yacu twari babi.
utekereza imyenda umuntu yabanye ukwezi noneho uri mu byondo mu maraso uri muri ibyo bintu nta sura umuntu yari afite harimo abagabo barebare nabo bafite ibyo biti bafite iyo mihoro kubareba rero abantu udasanzwe ubabona ubanza kugira umwanya wo kubibazaho umwe aranamubwira ngo nimumpe igishirira barakimuzanira domeka itabi ubuzima bwe ntiyaherukaga kunywa itabi turakomeje tugeze haruguru duhura n'umwana w'umukobwa baramubaza bati izo mburagasani zirahari ziri hehe arababwira ati ziri kuri paruwase ya Masaka ati nimujyeyo zitabica ariko kuko twebwe urumva niyo yari intego yacu turakomeje turazamutse tugera ahantu rero urumva turimo turagenda ahantu hatazwi mu nterahamwe nyinshi ahantu tutazi ndetse mwari bangahe twari 20 ariko hari nta muntu wari warapfuye nta n'uwaguye muri rwa rufunzo twahagurukanye iwacu niko twageranye aho hantu nta n'uwaguye muri rwa rufunzo nta n'uwahaguye aho iyo mpageze nibuka tumera nk'abisirayeli bageze ku nyanja itukura bakabwira Mose bati kuki watuvanye ino iyo tureka tukagwa muri Egiputa ho nta mva zari zihari urumva twari tuvuye aho byibuze imirambo yacu bari kuzayibona kuko batuzi tugeze mu gihugu kitatuzi tugiye kugwa aho hantu aho batazanamenya ngo ni kanaka nindi uyu munsi baba bavuga bati yo bati Pacifique ntago tuzi iyo yaguye musaza wanjye yitwa Cyagufura Bertin ariko bakunda kumwita Mandela Mandela naho ni izina ry'amateka yagiye i Burundi kwa sogokuru ko afite amazuru manini abarundi nabo bakajya bavuga ngo ni umunyarwanda waje kubaneka ntago bumva ko ari umututsi nawe yavuyeyo ahunga ngo batamwicira i Burundi wow aza rero ni cyagiye cya Mandela nyine bati Mandela urazira iki okay aho bari kuvuga bati yarapfuye ariko ntibamenye uyu munsi niko tuba tuvuga niko abantu baba bavuga ntago tuzi aho yaguye ntago Aimable tuzi aho yaguye ntago abo twari kumwe bose nta numwe wari kuzamenya irengero ryacu ariko Imana igira neza iraturinda turagenda nabyibuka tugeze ahantu hari banki populaire ya Masaka bari bamaze kutugota noneho interahamwe bamaze kutuzunguruka nabyibuka nari ngiye gucomokamo ngo niruki hanyuma musaza wanjye aramfata ambuza kugenda ndamubwira nti ndekura batanyicira aramfata kuko yaravugaga batwicane ariko utagiye ngo wirukanye mu Masaka bakwicira ahantu nyine ntawuzi ako kanya Imana nziza njya mvuga ukuntu mbivuga iyo ngezaho Imana ifite kunirokora twagiye kubona tubona abasirikare baturutse hirya bambaye utugofero twari kumwe n'umugabo witwa Mabirisi Aimable nyine na Grand Frère bose bati ni inkotanyi bari bambaye utugofero ariko ntubabone neza bahita bavuga ngo muhagarare aho ngaho za nterahamwe zihita zirirukanka hanyuma wumva ntibari kutwegera natwe harimo abafite ibiti harimo abafite imihoro mushyira ibyo bintu hasi barambika hasi baravuga muvuye muri bande muvuye twaravugaga ni interahamwe ubwo nyabasirikare nyine noneho bagiye kutwicira ahangaha nyine nta bindi turavuga ngo tuvuye i Nyamata mu Bugesera
reka nkubwire iryo jambo njya mbwira abantu ngo inkotanyi zavuze icyo gihe rigirwa n'Imana gusa kuko ijambo rya mbere baratubwiye ngo muvuye i Nyamata hehe ngo nimuhumure ntacyo mukibaye iryo jambo naribonanye Imana yo mu ijuru yonyine ni ukuri iyo yonyine ariko inkotanyi zatubwiye iryo jambo njyewe nahise nturikanarira umuntu ukubwira ngo humura ntacyo kibaye bahita baradufata batwicaza ahantu hari imbere hari ruguru ya Banki Populaire gato hari orphelinat y'umudamu wa Habyarimana twicaraho batangira kutubaza aho hantu tunyuze bantu b'Imana cya gishanga twanyuzemo twebwe tukarigita bo bagerageje kukinyuramo ngo baze gutabara abo hakurya biranga barigita batubaza umukobwa witwaga Priscilla yari umuntu w'inkotanyi cyane w'iwacu yari n'umufamiliye Priscilla aracyariho turababwira ngo Priscilla yarapfuye bagerageje kwambuka kugira ngo baze bagire abantu barokora ariko inzira ziranga izo rero twebwe n'izimana yadukirije twicaraho bahita bajya aho ngaho muri orphelinat batuzanira biscuit dukeya urumva inda nta wari ukeneye kurya nta kurya mu by'ukuri wumvaga udakeneye kurya n'intoki wumvaga nyine igikenewe ni uko ubayeho twirirwa aho ngaho impamvu mvuga ngo umuntu yarirebaga ugasanga intoki zawe zanduye ni uko muri Nyabarongo kwa kurwana dukoresha amaboko kugira ngo ubwato bubashe kugenda twanyuraga mu mirambo ukumva ushinze intoki mu mirambo iranyerera yaraboze iri mu mazi ukumva ugejejeho ukumva uzanye ibintu binyerera ugahita ukaraba mu mazi ariko kuko bwari ubuzima bushaririye ugakomeza kuko mu ruzi mu Kagera hariya rwa Nyabarongo hari harimo imirambo myinshi ku buryo mwayigizaga kugira ngo ubwato butambuke rero gufata ikintu ugatamira ukarya ntabwo byari bikunze utararya wumvaga isesemi ntabwo numva njya bigereranya mba numva ntazi ibyo ari byo twagumye aho mu kanya haba no kurwana kwinshi cyane kuko Kanombe yari ikirimo habaho kurwana ariko baradutwara batujyana ahantu kuri paruwasi ya Masaka hejuru aho niho twaraye aho mpagirira ingorane ndimo ngendaho mu kibuga nicwa n'umusumari mu kirenge wari umusumari muremure ku buryo kuwukuramo wari umusumari wenze guhinguka hejuru ku kirenge wawukuramo urumva ngewe urugendo ya maguru nagendeshaga nubwo twe tugeze mu nkotanyi ariko ntangiye umubabaro kuko nta kindi kintu cyagombaga kutuvana aho ngaho ntabwo tuhagera ntabwo twe tuzi ngo ubuzima wenda burarangiye tuzabaho ariko cyane cyane ko wumvaga bitameze neza barimo barwana n'ubundi ntabwo twari kuguma aho hantu naho njya nshima Imana kuko hari abantu twari duturanye mama wabo yari marene wanjye ariko ntabwo twabanaga nk'abantu bavukana harimo umwe wari wararwaye jenoside yabaye arwaye ari mu bitaro batugeraho batamwiciye mu bitaro aho rero nawe twari twajyanye muri urwo rugendo tugenda tumeze nk'abantu bamuteruye muri kwa kwirukanka inkotanyi baduhungisha barimo barasana na Kanombe turatandukana nka saa 5 z'ijoro saa 6 twumva baraje bavuga ngo uyu muntu yarari kumwe namwe yitwa Umutoni no mu mama byashoboka nawe waburira muri ayo mashyamba akagwa aho ngaho
ariko ndashima Imana ko yatugezeho. Rero batuvanaho mu ma saa sita z'ijoro, saa tanu batujyana, numva ntitwaruhutse, batujyana ntabwo twe tuzi aho tugiye, ariko ikintu nibuka twagiye tunyura ahantu Nkotanyi, turagenda tugera Rugende hariya muri centre ya Rugende, aho niho twicaye, turicara hasi muri kaburimbo, turiruhutsa, ariko urumva jyewe singenda kubera wa musumari, kuko bari bampambiriye. Tuhageze nibwo haje rero ikintu cy'igikamyo, baravuga ngo batujyane mu nkambi Nyagasambu. Tugeze Nyagasambu bavamo, ariko numva jyewe mu mutima wanjye biranze, kuko bavuga ngo Nyagasambu hari interahamwe. Turakomeza, batubwa abandi turabashyira i Rwamagana, nuko nageze Rwamagana. Ariko Rwamagana yari inshuro ya kabiri mpageze, kuko hari umugabo w'Inyamata witwa Rubagumya, ari inshuti ya papa cyane, umukobwa warongorwa nabaye fille d'honneur, kandi twe twaramushyingiye i Rwamagana. Urumva ahantu wageze bwa mbere mu bukwe ukahava ntago wahamenya. Turagenda rero tugeze ku bitaro i Rwamagana, niho ikimodoka cyadusize mu gihugu tutazi, badushyira ahantu hafi aho y'idarapo. Twari noneho twari abantu nka 11, aho nari namaze gutandukana na basaza banjye, kuko bo barasigaye bajya mu Nkotanyi, abagabo, abasore, twari twatandukanye nabo. Twicaraho nka saa 8 z'amanywa, abantu bazaga kutureba nk'abareba filime. Muvuye? Tuvuye Nyamata mu Bugesera. Muvuyeho? Tuvuye Nyamata mu Bugesera. Mwaje mute? Mugeze ino mute? Nyine ukabona abantu ntibabyumva. Ntawe udufashije ngo aduhe amazi, ntawe udufashije ngo azate aba bantu, ariko haje kuza abana babiri b'abakobwa bagemurira abantu, na nimugoroba bagaruka kugemura mu masaa 12 za nimugoroba. Bagarutse kugemura batugirira impuhwe. Njya mbura ikintu mbabwira n'uyu munsi, ndi umwana mu rugo rwabo. Abantu narinzi, ariko batugiriye ubuntu butangaje. Abana baradufata, turagenda batujyana iwabo twahabaye iminsi mike, baduha inzu yari ahantu hafi yaho, kuko urwo rugo rwari rurimo abana benshi, abana b'abaresikape. Papa wabo bana yari umuhutu, ariko mama wabo yari n'umututsikazi. Rero abantu bo kuri kote ya mama wabo benshi abari barokotse bari baje kuhaba. Abo bantu njya mbura ukuntu mbabwira, ariko Imana yo mu ijuru ihemba neza, igira neza, njya nkunda guhora nyibwira ngo izabampera umugisha. Urumva baduhaye aho tuba, noneho muri benshi namwe mujye mujya gushaka ibyo kurya nk'abandi. Tubaye aho, noneho twize kuba mu buzima ahantu tutazi, tukajya gushaka ibiryo hirya. Hari umunsi bari bansinze ahantu bita Igishari, twagiye gushaka ibiryo. Igihe tugishopinga, interahamwe ziba zirahadusanze aho hantu, aho naho nari mpaguye. Turahaba iyo minsi. Bazana umwana no muri famiye, ntabwo ndi bumuvuga izina. Hari umusirikare wagiye amukura i Nyamata, amuzana mu bitaro i Rwamagana. Yari umwana bari barangije cyane, ubabaye, ntiyicaraga, byari bibi. Noneho urumva mbonye umuntu wa famiye arwajwe n'umuntu na mukuru we, nkabyuka nkajyana amazi yo gukaraba,
nkajya gushaka ibyo kurya, urumva nyine umuntu yarisigaga akisanga, ariko kumva byonyine kumureba nahoraga mbwira Imana ngo mbese Mana azabaho, ubu nawe yabaho. Umuntu bataye mu cyobo, bamaze kumuta mu cyobo kirekire bakajya bamurenzaho amabuye, ni ukuvuga ngo colonne vertebrale ye yose yari yarangiritse. Urumva rero umuntu umeze gutyo mu nda, urumva kumuvanamo aho hantu akaza kumubana Rwamagana, ntabwo numvaga ko azabaho. Uyu munsi nzi ko azankurikira, bijya bingora, kuko yarababaye cyane cyane. Aho niho umuntu yavuga ngo ubugome nyine ukabubona ko ari bwinshi cyane, kuko urumva ibindi byose twarirukaga, abo ubonye warirukaga, ariko noneho kubibamo ako kanya, kubibamo urobrije yo kurwaza uwo muntu umeze atyo, yo kwitanga bingana gutyo, utazi ko uwo muntu azabaho, utazi ko uwo musirikare wamuvanye i Bugesera yarapfuye. Yagize neza, twaramushimiye ibihe binini, hanyuma byaje kurangira nyine uwo mwana yabayeho. Twaje kuva i Rwamagana jenoside irangiye, tugaruka. Ntabwo nasubiye i Bugesera kuko nta muntu nari ngisangayo, basaza banjye bari baragiye mu gisirikare, niho nahise njya kuba ku mutante. Wa mwana nawe yaje kubaho, ubu ni umugore ufite abana babiri. Byaje kuba yagize umugisha, aravurwa za Afrique du Sud, ariko yabanje kugenda ku mbago zombi ebyiri, ari umuntu ugenda nyine urabyumva. N'ubu ngubu ntabwo wavuga ngo aragenda neza, ariko umuntu warongowe akabyara. Njya nkunda umugabo we cyane, njya mvuga ngo nta kindi umuntu uretse guhora wenda umuntu asenga ukamusabira umugisha, kuko ubundi ntabwo wavuga ngo umuntu yakunda umuntu bimeze gutyo. Oya, tujya dukunda kuvugana tukinjira muri byinshi akumva twese tutangiye kugira, ariko wenda narebe ino ntuza byo azabyumva ko umugabo kumurongora ari umwana muto, abana b'abasore, abajene, ubu babyaye kabiri. Nta kuntu wumva ko abyara, ni ibintu by'ibitangaza by'Imana. Hanyuma rero nanjye urumva muri urwo rugendo rwo kugenda nkaba mu mafamiye, nyuma yo kubura abo babyeyi tukaba mu miryango, twumvaga byibuze ubuzima bugarutse. Waje guhura nabo muvukana gute? Abo tuvukana twaje guhura, uwo twabanje guhura bwa mbere ni murumuna wanjye wabaga i Burundi. Urumva amaze igihe i Burundi, aramaze imyaka myinshi, yagiye ari umwana, yaramaze igihe adataha. Kongera kumubona nyuma y'uko aragukumbuye, aratashye, ntabwo azi ngo arasanga nde. Nubwo yabanaga na tante we, murumuna wa mama, ariko ntabwo yari azi ngo ninde. Amaze kuhagera yumva nyine ngo ndahari, kubera ko umuntu wa mbere wavuze ko mari ni musaza wa mama witwa Ruvebana. Ruvebana, urumva guhora numva mama avuga abantu. Mama yari afite ikintu iyo wageraga saa 6:45 yahitaga agenda akajya ku gitanda agashyiraho umusaya ngo yumve amatangazo, yumve n'amakuru.
burya iwabo w'umuntu iyo ari kure ni ibintu bikomeye cyane. Rero twahoraga twumva ayo mazina ya famiye. Nanjye rero nyuma ya jenoside nanjye narabaririzaga ngo inkotanyi yose mbonye ntihari musaza wanjye umusaza wa mama witwa Ruvebana. Umuntu witwa baza kubwira ati Ruvebana, bati aba no kwa Muzehe Kagame, bati muri make naje kubona Ruvebana aza kunshaka. Abantu bose yabazaga uko nabazaga nawe uwo bahuraga wenda yaramubwiraga ati hari umwana wirirwa kubaririza. Ruvebana rero yaje kundeba i Rwamagana, nari nkiri Rwamagana, araza ati ndi Ruvebana, ndamuhobera ndarira mu gituza cye. Rero yahise antwara Ikibungo kubera ko abandi kwa basogokuru bahunguka bahungukiye Ikibungo. Aho niho nabonye umuryango wanjye wa mbere. Urumva rero watanze amakuru kubera ko tante wabanaga na murumuna wanjye yaje bagashyikira i Butare. Urumva rero arabwiye ko mpari. Rero kugenda ugahura nawe na mama wawe do kumubwira ngo kana ka papa yarapfuye, ukabari buri muntu wese abubwira ariko Aimable ariho, yagiye mu gisirikare ariko sinzi aho aba, Berta ariho ariko yagiye mbega izo nkuru urazumva zari zishaririye. Ararira aramfata tunanirwa kurekurana. Rero nyuma urumva tugenda tubaho kuko nahise nsubira i Kigali, waguma i Butare. Rero abandi bo kongera guhura nabo ni urundi rugendo. Ntabwo uzi ko bariho, bari mu gisirikare, bari bararokotse. Iyo mbareba nabyo bindemamo irindi shimwe ry'Imana kuko hari abandi baguye ku rugamba, hari abandi batagarutse, ariko Berta abaho na Aimable abaho. Nyuma rero twagiye duhura umwe kumva ngo uracyariho. Hanyuma rero nyine dushima Imana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndashima Imana ko hari abavandimwe nubwo ababyeyi batahari, ariko hari abavandimwe Imana yansigarije, tubana dukundanye twishimana, ndetse no mu miryango twabayemo yatwakiriye nayo ndayishima cyane kubera ko iyo tuba tutabagira ntabwo twari kuba abo turi bo uyu munsi. Ariko batumye tuba abo dukwiriye kuba bo, turakura, turiga, turashaka, turabyara. Uyu munsi turashima Imana. Yes. Hari ibibazo nshaka kukubaza tugana ku musozo w'ikiganiro. Urwo rugendo rwari urugendo rukomeye, urugendo ruremereye. Mwakuyeho imbaraga zo kongera kwiyubaka ngo musubire mu buzima? Nk'uko nari ndimo mbikubwira, twagize abandi babyeyi badufashe. Nubwo bitari byoroshye kugira ngo ufate umwana wahuye n'ibyo bikomere umushyire ku murongo, uhumurize umutima we kandi unamuha uburere. Byari ibintu bigoye cyane, cyane ko hari aho twageraga ugasanga urigunze. Hari indirimbo najyaga numva uko nyumvishe nkarira we, yavugaga ngo bantu umugani wacu ngo mwahagaze nkabitumira. Iyo ndirimbo nayumva nkahita nkurura abantu bose. Wahoranaga wumva ufite uwo mubabaro, ariko ukagira n'abo bantu bakubwira ngo humura, komera, buriya Imana yashatse kubaho. Rero iyo ufite abo bantu baguhumuriza, bagufata amaboko, biroroha nawe kugarura umutima wawe. Noneho iyo umaze kugarura umutima uhita wumva ko nawe ugomba kubaho, uko byagenda kose ugomba kubaho. Nkanjye nabayeho, ubwo urumva nyuma y'icyo gihe nagiye kwiga i Rwamagana, mpita mparangiza, mpita nkorayo. Ni ukuvuga ngo nakoze imyaka 10 nibana mu nzu ya jyenyine. Urumva mba muri ubwo buzima nyine bwa jyenyine, ariko nabwo nta kindi kintu cyari kunshoboza.
hari ikintu ababyeyi bacu baduhaye uyu munsi njya mwira hari Imana ngo ijye idufasha tuba ababyeyi nk'abakirya gihe kubera ko bari baraduhaye uburere baduhaye pakeji idutunga kuzageza dushaje kuko uba wumva udashaka kwisanisha na runaka kubera ko ababyeyi bawe ntibabikundaga uba wumva utagomba gukora iki kuko ababyeyi bawe ntibabikundaga uba wumva utagomba kwitwara gutyo kuko ababyeyi bawe ntibabikundaga kandi ababyeyi bakirya gihe si ukuvuga ngo arafata inkoni gusa yari afite ukuntu akureba ukamenya ko avuze kandi atavuze rero ibyo bintu twarabibanye ugahora wumva nubwo badahari ariko hari ibyo wowe urimo utinya kubera ko hari ibyo watojwe kubamo rero byadufashije muri urwo rugendo rwo kugenda twiyubaka niba urangije kwibuka ngo ngiye gukora ako kazi ukamenya ngo ndagakora ejo ukabona urashatse ukamenya ngo mu rugo nditwara ntinya ukabona urabyaye wawo ntabwo biba byoroshye kubera ko n'abana tubyara nabo badusubiza inyuma cyane uvuze ikintu cy'abana unganisha ku kibazo nawe ngiye kubaza urabona amateka wabayeho abana bagira amatsiko abana barabaza gramere ari kuko inshuti ze zifite gramere cyangwa grampere cyangwa abatante cyangwa abaonkle cyangwa hari abana gushaka kubaza amateka yawe aho uvuka ubuzima bwawe hari nuko abana bamaze gukura bamaze kumva jenoside yakorewe abatutsi bakagira amatsiko uwanjye yajyaga hari igihe uwanjye yigeze kubimbaza numva birandenze arambwira twari mu gihe cy'icyunamo kwibuka ngira ngo ni nk'umwaka umwe cyangwa ibiri ishize iyo rero turi muri icyo gihe gendeba televiziyo nkakurikira ibiganiro nkumva noneho arabikurikira arangije yarafite nk'imyaka 7 yesi arambaza ati mama jenoside ni iki ngerageza kubyoroshya mu buryo ashobora kumva arangije arambaza ati none se turi abatutsi ndamusubiza uko nshoboye ati donc kubera ko yiga mu gifaransa ati no kuvuga ko natwe iyo tuba mu Rwanda icyo gihe bari kutwica arangije arambwira ati none se abahutu ni bande basa gute abana babaza ibyo bibazo kandi ukabona ko dukwiye kubigisha kugira ngo amateka atazisubiramo gusa ikibabaje ni uko hari abigisha babo ibihabanye n'ukuri kw'ibyabaye noneho nkibaza nimba abana bambaza ibyo bintu jyewe ntari mu Rwanda muri icyo gihe nanjye bikangora kubisubiza kubera imyaka barimo no kugira ngo mbaganirize mu buryo bashobora kumva none uwarokotse jenoside baramubaza ibintu bimusubiza muri icyo gihe kandi agomba kubigisha amateka ese abawe mwari mwagirana icyo kiganiro cyangwa turakigirana si cyane kubera ko hari igihe utekereza kubiganira yakubaza nk'ikintu ukumva nubijyamo cyane burya imitima yacu arashengabaye cyane kumva nawe biragusubiza ahandi hantu ariko mu by'ukuri turabiganira njya nibuka igihe kimwe twajyanye kwibuka iwacu n'ubwa mbere bari bageze iwacu ntabwo twari twarigeze tubatwara ariko icyo gihe turajyana ijambo rya mbere baravuze ngo iwabo wa mama bari batuye mu ishyamba bari batuye mu bihuru si mama ubu mu bihuru mwahabaga mute urumva ahantu hatagendwa ahantu hatari usanga hameze gutyo basanga kubabwira ngo aha ni iwacu nta nzu bahabona nta biragoye ndababwira nyine ni aho ngaho noneho barangije icyo gihe mu gihe cyo kwibuka hari ukuntu twakoreshaga abana bato bakabaha udupapuro turiho nk'amazina ndibuka kanaka na kanaka twagiye dufata abana ibyiciro byabo
tukavuga ngo wenda uwa kanaka yari ageze mu myaka 5, reka dufate undi mwana w'imyaka 5 aba ari we wibuka abo bana b'imyaka 5. rero kumva abanjye utwo dupapuro bafashe n'ayo mazina y'abo bana byarabamaritse cyane. Noneho niho bahereye bambaza ngo mbese babishe gute, se mama n'abana bangana nanjye. Habwa nyine bicaga abantu bose, ntago batoranyaga. Mama n'umwana ungana nanjye, noneho batangira kumpa ingero, mbese nungana nk'utwana bazi dutoya, nungana na bakanaka nawe baramwicaga, bose barabicaga. Habaho ihurizo rero ribaza ngo mbese baba bazizaga iki? Icyo ni ikibazo tudafitiye igisubizo. Ni ukuri, uko niko kuri, kubera ko ntiwababwira ngo baratwangaga. Umuntu yanga umuntu kugera ahantu amwica akica. Nyine aho ngaho iyo mpageze byarananiye kubasobanurira. Urababwira ngo ni urwango, ariko urwango rudafite definition. Urwango utabasha gusobanura kuko agahita akubaza none se twe twahisemo uko twavutse. Aho hantu rero niho nyine haratugora, ariko tugomba kuhatambuka, tugomba kubwira abana bacu ayo mateka, kugira ngo hari urwo rwango batubibyemo, babibye kuva kera, hanyuma abana bacu ntibazabashe kubibamo. Kubera ko biragoye, biravunanye, ariko hari icyo dukwiriye kwigisha abana bacu. Ntabwo bazatubaza ngo duceceke, kubera ko kenshi baratubaza, twebwe tubabura ibisubizo. Impamvu ni iyihe? Ni uko badusubiza mu byahise. None se umwana ukubwira ngo harya papa wawe, ari igihe bareba nk'udufoto, shaka grandpère yari mwiza, ugasanga barakureba nyine, barakubwira ubwiza bwabo, ubwo babona uyu munsi, ukumva yifuje ko kumubona nawe uyu munsi yakagombye kumubona, yakagombye kumugira. Akumva abana ngo bagiye kwa kanaka, akavuga ngo ariko yaba nanjye. Icyo kintu ni igikomere kinini cyane gihoraho ku bana bacu. Ntazi Imana yonyine niyo izadufasha, kandi ubona ko bitazashira. Icyo dukora nyine ni ukwiyaranja. Dufite abatante batureze, dufite iki, ukabajyana ukabwira tugiye kwa grand-mère, tugiye kwa batonto, tugiye nyine. Noneho igikomeye muri ibyo byose, akubaza ngo ni tonto gute, kugira ngo umusobanure yumve ko bigusha, ko biri proche. Nk'ubu niba mbabwiye ngo barabizi, bahita bashaka none se ni gute binsobanurira. None se papa, noneho bagashaka ko nyine babyinjiremo indani, bumve ko byibuze biri hafi aho ngaho. Ukabumva nyine imitima noneho agasigara avuga ukumva noneho ari fieri yuko hari umutante, hari umutoto, akishima. Ikindi kintu nsaba abantu bazanyumva, bazadukurikira, ni uko umwana naza, abana bacu badukomokaho, ni ukugerageza mukabaha urukundo. Kubera ko aza yumva ko ba nyirakuru na ba sekuru badahari, ariko aza yumva ashaka kugira gute, aho agiye agomba gukundwa, agomba guteteshwa, agomba kubwirwa neza. Aho ngaho hava rero nyine avuga mama yenda tante wa mama, nyine akumva yishimye ko aho hantu hahari. Urakoze cyane. Dusoza, ni ubuhe butumwa ugeneye abadukurikiye? Ubutumwa bwa mbere numva nshaka gutanga ni uko twinjiye mu cyunamo. Twinjiye mu cyunamo aho twibuka abatutsi benshi bazize jenoside, aho twibuka ababyeyi,
aho twibuka abavandimwe, aho twibuka abaturanyi, aho twibuka abari inshuti z'imiryango y'aho ba data na ba mama. Ndashaka kubabwira ngo nibakomere, nibakomere, bakomere, bongere bakomere, kubera ko turiho kandi turiho kugira ngo tubibuke. Ntabwo turiho kugira ngo dusubizwe inyuma n'ibyo twabayemo no kubura abacu, kuko abacu baragiye, Imana yemera ko twebwe tubaho. Niyo mpamvu turahari ngo tubibuke, turahari ngo dusigasire amateka yacu, ariko ntabwo duhari ngo twongere gusubizwa inyuma n'ibyabaye habeho guhungabana. Rero ubwo butumwa ni ubwo kuvuga ngo nibakomere. Ubundi butumwa bwa kabiri, iyo twinjiye muri bino bihe byo kwibuka, hari abantu bajya badutera ibisongo mu mitima, hari abantu bajya bakomeretsa abantu babaye muri jenoside, abo bantu bapfobya jenoside. Rwose muri iki gihe twibuka abatutsi bazize jenoside, imyaka 26 irarangiye. 27 sorry. Nibarekeraho. Rwose ndabinginze, ubwo butumwa ndabubahaye, nibahagarikira aho ngaho, bamenye ko noneho igihe kirageze ngo dufatanye twubaka u Rwanda rwatubyaye. Kandi nibadaza ngo badufatanye kubaka, bagaguma basenya, ntacyo bizabagezaho. Baratoneka imitima n'ubundi irimo ibisebe, ariko inyungu zabo nabo bazazibona. Rero nibarekera aho ngaho, nibarekera aho. Usanga habayeho kwica abantu, gutema inka, muri make ibikorwa byo kongera gutoneka imitima d'oppresse. Rero ni rwose ubutumwa naba hano kubabwira ngo nimurekera aho ngaho, nimurekera aho, ahubwo nimuze dufatanye twubake u Rwanda. Ikindi, igihe cyo kwibuka iyo kigeze, ubu usanga byitwa ibyacu gusa, byitwa iby'abatutsi gusa. Nyamara ab'icyo gihe abenshi banganaga natwe, bari abana bangana natwe, ndetse bamwe batakoze n'iyo jenoside. Ugasanga kubera ababyeyi bakomotseho, twebwe turibuka twenyine, turisanga mu kibuga twenyine. Bugasanga bari mu ngo zabo, bari mu mirima yabo. Mu gihe cyo kwibuka twebwe turi ahantu turimo turibuka, bo bari mu murima, barahinga, baratetse, bibereye muri ibyo ngibyo. Oya, igihe kirageze ngo muri uyu mwaka baze dufatanye kwibuka abacu bazize jenoside. Niba bo batarabigizemo uruhare cyangwa babigizemo uruhare bakagira amahirwe bakaba batarafashwe ngo bafungwe, ariko basi ntekereza ko imyaka ishize bakagombye kuba noneho barabaye abantu, bakagarura agatima impembero, bakavuga ngo burya ibyabaye byarashize. Rero numva nababwira ngo nibaze dufatanye kwibuka ndetse no kubaka u Rwanda rwacu muri rusange. Wakoze cyane Pacifique. Kongera gusubira muri aya mateka kugira ngo uyabare uyavuge ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Turagushimiye cyane ko waje kuri iki kiganiro kandi utanze n'ubutumwa bukomeye, twibuke hamwe. Noneho muri ibi bihe bikomeye bya korona, ubwo tutagomba guhura, ubwo biragoye, birakomereye imitima y'abarokotse jenoside, kwibuka bari bonyine, kuko ubu noneho kwegerana nicyo kibazo, kandi imitima ikeneye kwegerana. Ariko ubwo dukomeza kwirinda korona, kandi iki cyago Imana ikidukize, ariko dukomeze twibuka kandi dukomeze kwiyubaka nk'uko Pacifique abivuze. N'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi barekeraho, kuko ni ugutoneka imitima, kandi dukeneye kubaka igihugu cyacu. Nkaba rero mvuze ngo nimukomere, abadukurikiye, Imana ikomeze imitima yanyu, ibahumurize nk'uko Pacifique yabivuze. Imana ijya ivuga ijambo ryitwa guhumura, kandi rikazana imbaraga zikomeye cyane zihumuriza umutima. Reka rero Imana ihumurize imitima yanyu muri iki gihe, ubwo twibuka twiyubaka, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha, ibarinde n'imiryango yanyu, ibamenye, ibiteho.
murakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.